Ndongeye ndabasuhuje bakunzi b'umuyoboro wacu, nababwiye yuko uyu muyoboro nafunguye nzajya nshyiraho ibintu byose ntarobanuye, cyane cyane ibigendanye n'ikoranabuhanga, utuntu n'utundi, udushya, amapurikasiyo abyara inyungu, agira umusaruro, ibintu bitandukanye hirya no hino, ndetse n'ijambo ry'Imana tutaryibagiwe. Muri make impamvu nzajya shyiraho ibintu byose muri ibi bihe, abantu benshi ntabwo bari gukunda ijambo ry'Imana cyane, kandi ijambo ry'Imana niryo rimpesha amahoro kuruta ibindi byose. Nzajya nshyiraho videwo ivuga ibintu bisanzwe, ariko nze kureba ijambo ry'Imana nsoresha, kugira ngo uwakurikiye bya bintu by'isi binezeza benshi aze kuba yagomeza kumva videwo, najya kubona yumve aguye kuri rya jambo ry'Imana rigira aho rimuvana n'aho rimukura. Ni muri urwo rwego rero reka ntangire nonaha mpere kuri iri jambo ry'Imana. Reka mpere kuri iri jambo ry'Imana riboneka mu Byahishuwe ibice 16. Ndasoma umurongo waho wa mbere ngeze ku murongo waho wa kabiri. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyago by'imperuka bitera. Ibyago by'imperuka bitera. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika 7 riti: nimugende musuke mu isi izo nzabya 7 z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Icyo ni icyago cya mbere gitera, kuko hari abamarayika 7 bazaba bahawe inzabya 7 zirimo umujinya w'Imana, kuko muri izo nzabya ngo ariho umujinya w'Imana wuzurira.